kano umutipe cyangwa umugabo agashize kuri sexy mukaryamana nagushaka umuvaho bivuze ngo hari abakobwa benshi bajya bibaza impamvu akajya kubaza ese kuki uriya musore utajya umuvaho ngo azi kubikora ngo azi iki kumbe aba yarakoresheje abanduki nyene isoni ariko nta kiteye isoni kirimo ariko nazo barazifite urabona agiye kutwereka ukuntu bayikoresha. Guys, mumeze muteni mumeze neza mu bice byetandukanye bigize isi soforimes turabikora neza ra ariko biri kumvikanamo muraza kuza kwihanganira urusaku ruri mu muhanda ariko utuntu ngiye kubagezaho n'utuntu twiza kameme. Rero urumva impamvu nanze gukorera ahantu sanzwe nkorera ntago ibintu byose nabimara mu iduka kuko ibintu byinshi shaka kubasobanurira ariko nibinkundira ninumva harimo urusaku rwinshi cyane nzajya ntujyana hanyuma mbabwirire ahantu hatari urusaku ariko muraza kugerageza mwumve umva ndi ku muhanda. Ndizera mumeze neza ndabashima mwese mukoreshe gukora subscribe comment and share. Uyu munsi ngiye kwivugira ku bintu bijyanye n'abadamu n'abagabo. Hari ibintu benshi abantu batajya bakunda kuvugaho ariko kenshi usanga abantu bamwe babyifashisha cyangwa se ugasanga hari abantu basenya ingo kandi mu by'ukuri atari nabo babigizemo uruhare. Impamvu rero ni iyihe ndaza kubabwira. Hari ukuntu abadamu bajya bagira ibibazo by'ama infection ugasanga umudamu yanitse ikariso ye ngo kuko ngo yariri mu nzu ngo yumye agahita ayambara tayarwa infection zibazatangiye kuzamo agatangira yishima gake gake agatangira azana ibintu. Hari ibintu uzana biri normal sibyo ra ariko hari n'ibintu uzana bitewe nuko ari ama infection wazanye. So rero nicyo kintu mbazi hano akantu ntari buze kuvuga neza kubera ko ntago ibintu birimo hano byose ngiye mbizi ndaza kwiyambaza umuntu uri kumwe nubwo atari kugaragara ariko arajya abansobanurira ikintu ntari buze kubasha kubasobanurira neza. Nk'ubu ngiye guhera ku kantu kamwe ariko kakiza infection naga ari itegeko kukagura nta nubwo tugwatiriza kukagura ariko wowe niwo ureba ukabona ko bikwiye kukagura ukagakoresha. Of course bifite ubuziranenge sibyo bifite ubuziranenge biri mu iduka riri ahantu hagaragara haboneka. So rero urumva nago ngiye naza gukora ibintu bitujuje ubuziranenge never naga ibyo bintu nabikora. So King niba uhari uramfasha turebe oya nagira ngo gutya kari kugaragara urabona kano kantu nagushaka kukabona uburyo nyine waba ugashakamo sikari kuboneka aka tugafungure okay gafungure aka kantu ngiye kubereka bakita gute madura kitwa madura rero ngiye impamvu ngiye kwivugaho hari abantu babiri nabonye bayikoresheje ngiye umuntu yigeze kumbwira ko agira ikibazo cya infection sibyo ambwiye ko agira ikibazo cya infection ni kano kari kugaragara gasubize mu ishashi aka ko tugakozeho buriya nawe ukazongera gukora go tugakozeho ubwo nyine nakasamba. Urumva noneho aba bantu ko ari babiri nabahaye nabazanye hano hantu urumva hari ukuntu abantu bagira amasoni rwose nuza kugira isoni ngiye ujye ntuma nzanga utumikira nkukugezeho niba utanafite isoni uzajya umbaza nkurangire ugende ukagure wumva umeze neza nta ngaruka na nke. Ni nkuko nubundi ugenda kwa muganga ni batanga ibinini se umuntu yinjizamo hariya ni bisanzwe bakubwira uburyo ugakoresha na kantu ushiramo imbere ukagakuramo iminota 3 uva uhita nawe ubibona imyanda ivamo n'ahantu haba harazibye. None ikindi kintu rero gakora kivuga byangora ariko nyine utubyuka nyine ubwo wanika urumva nyine gafite ukuntu kazibura ufite kazibura. Hari ukuntu umudamu hari ibintu abantu bajya bavuga ngo abadamu ngo uyu nguyu ngo nagameze gutya ngo ni mukagatare ntago bivuze ko aba ari mukagatare ahubwo hari uburyo umuntu aba afite n'umuntu we utabasha kumufasha muri ubwo buryo
ugasanga rero birifunze noneho byakwifunga igihe kinini buriya nubwo ari byiza ko byifunga igihe kinini iyo byifuza igihe kinini bivuze ko nawe ubwawe ntago unyurwa ndaza kwirinda kuvivuga mu buryo butari bwiza kubera ko ngewe of course ndi umudamu kandi w'umunyarwandakazi hari ibintu nyine ntaza kuza kuvuga ngo mbivuge mu mazina ariko nk'abantu bakuru muraza kuza kubyumva sibyo ra tubivuge neza kandi abizi ko abantu bakeneye kubyumva baza kuza kubyumva neza hanyuma kariya rero ntago nagatindaho ni buriya buryo gakiza infection niba ufite infection zakunaniye gakiza infection z'ubwoko bubiri uburyo buri bwa vaginal na urinaire ubwo mu kinyarwanda hari umuntu ashaka kubyumva neza bw'imbere na hano hafi igo siko urumva gakiza mu buryo nyine bwo mw'imbere cyane handi nese infection ibirimo imbere cyane ego hari niza rero isohora bimeze nk'ibikoma nk'ibivuguto bifite amabara asa nabi utangira kwishima buhoro buhoro wishima hari ugasanga ukibisebe wajya kwihagarika ukababa ubwo mwabisobanukiwe urumva nababwiye ko ibintu nabibuze kwibasobanura neza ariko ngemba mpababereye nk'abadamu ngemba nshaka ikintu gituma mwubaka neza kandi ibi bintu ntago ari wowe wenyine ugiye kubikoresha abadamu benshi abadamu bose bamenya utubanga ntibatubwirane sibyo ugasanga umwe yamenya akantu ahubwo hari n'umudamu umenya akabanga akaza kugakorera ku mugabo wawe mwaye mubizi ibyo nabyo akabara guciza ukabuzi ngo nawe ngo arakaze ikintu kikandi yarakoresheje uburyo bumwe muri bino tugiye kubereka hari kandi kantu ngiye kubereka reka ibi ngibi tubifunze uzakenera usobanuro bwimbitse azajya inbox hari aka kantu kitwa limbwata rero murakaze limbwata ni umuti mwiza w'abadamu ni ukuvuga ngo bayita kiboko ya mwanaume ni ukuvuga ngo umugabo wese umugore yagakoreshejeho nta kintu amwima aramwumva kandi noneho bikamufasha gutuma umugabo we amucira bugufi aca bugufi ni ukuvuga niba hari amakosa runaka wamukoreye umugabo akakubwira niba ufite umugabo utajya ukumva umugabo akakubwira ati rwose mugore mwiza gusabye imbabazi reka dukore kuri ubu buryo twumvikanye ugasanga umugabo nyine yaciye bugufi mbese muri make gatuma umugabo agucira bugufi kandi gatuma umugabo nanone yumva nta wundi mugore yifuza kuko gatuma umugabo mu rugo rwe aba umugabo kandi atuje aka kantu nawe katuma umugabo aba inganzwa kuko umugabo wabaye inganzwa uri kumwumvamo umugabo wabaye inganzwa ni wa wundi babwira ngo cishwa babwira ngo kora iki ariko ako ngako ko niba wakamuhaye bizatuma bya bindi atajyaga kumvaho tuvuga wenda uramubwira ati mugabo wanjye wenda aha hantu tuhagurishe se wenda tugura ahandi ariko umugabo wawe kumva ntagabyumva ariko iyo wamuhaye ahita akubwira ati wa mugani icyo gitekerezo cyaba ari kizima akakumva muri make ibintu byose mukabijyaho inama atabyikoreye wenyine atakubajije cyangwa se mufite nka parcelle mushaka kugurisha umugabo akabijyamo wenyine wowe ukaguma aho ngaho utazi uko byagenze kaza kubwira ngo ya parcelle twari dufite aha twarayigurishije ngwino ujye gusinya ahubwo atabikubwiye ariko iyo wamuhaye ako mujya inama ni ukuvuga ngo karamugufasha muri make none se bagakoresha gute kano seko none se kaba gasa gute twagafungura karafunze none se gasa umukara ndi kubona gasa umukara gasa gute gasa icyatsi nyine icyatsi kibisi niyo ndi bavuze ngo isombe niyo ndi bavuga ngo igicucu ubwo bivuze ngo abagore babikoresha babisha mu isombe ushobora kugakoresha nk'ikirungo cyo mu biryo
nk'uko ukoresha za poivre noire, nk'uko ukoresha za mudarasini, nawe ko niko kameze. Ushobora kubikoresha nk'ikirungo cyo mu biryo kuko ugikoresha mu biryo. Aka ngaka abagabo ntabwo bazongera kurya noneho mu rugo. Mugabo ashobora kwanga kurya iwawe wenda ngo umugore wanjye ngo atazandoga n'ibiki, ariko akabirya ku ndaya cyangwa akabirya ahandi, bakabimutekera. Ni naho mpamvu baherayo. Nk'ubu mfite umushuti, umudamu ufite ikibazo, umugabo we yagize gutya ajya ku nshuti ye, nk'uko njye nawe twaturi inshuti Clara, noneho umugabo wawe ukamuzana, noneho ngiye ngateka ngashyiramo umuti wanjye, kumbi nshaka kugira ngo umugabo wawe ajyama. Ariko bamaze kuvaho, umugabo akajya ahora amubwira ngo shango umushiti wawe n'umwana mwiza ngo tuzamusohokane buri munsi, akamubwira ngo shango tuzajya aha nawe. Byarangiye babaye inshuti, amukuraho amafaranga. Niyo mpamvu rero ushobora kwanga kubiha umugabo wawe ngo atuze, abandi bakabimuha. Urumva nari nangiye kugira impungenge, ufite nari nangiye kugira impungenge mvuga ngo abagabo bahita ntabwo bazajya barya, ariko wa mugani niyo mpamvu ngenda mba nahababereye abagore beza, abadamu beza. Ibintu byose ngiye nkora kenshi bari ku nyungu zanyu pe, kuko njye ari njyewe ari njye ubikeneye naza nkabifata, ariko ni ibintu mbabwira kugira ngo namwe nimwumva mubikeneye mubikoreshe, cyangwa se nimutanabikenera mumenye neza impamvu, mumenye neza ko bibaho, mumenye neza impamvu abagabo banyu bagenda ukajya wijajinga, ariko umugore yijajinga ko nari mubi, ese ko nkora ibi nibi, ugasanga ibintu byose ubyujuje, ariko bivuze ngo waba bakoresheje kano kantu. Ubu rero biba bigoye biriya bintu, bivuze ngo abagabo ubwo birasaba ko muzaba mujyana namwe kwitekera cyangwa wajya no ku, ariko ikibazo ahantu hose uburyo bwose umuntu ashatse kubigukorera yabigukorera. Bivuze ngo hari n'utwo ngo amahirwe ahari ku bagabo, ni ukuvuga umugore wawe niba yakaguhaye ukagenda wenda kundi mugore ugasanga nawe agashyiramo indi muti, ntabwo ushobora kumufata. Oya, bivuze ngo indaya ari ikabanje, ntabwo umugore nawe yaza, ntabwo wamubona. Ariko niba umugore wo mukabanje ku mugabo wawe, naho izindi ndaya zamuha umuti, ntabwo wamufata. wallahi ibintu birakaze tukicara tukiga. Okay, noneho twagiye akagaka ntibakumvisha ko ari iki twakavugaho. Ni wowe wo guhitamo, ni wowe wo kumenya ikindi. Ibi bintu se umuntu usenga arabikoresha? Umuntu usenga arabikoresha nyine, kuko nk'abapasiteri benshi baza gushaka imiti yo gukurura abakristo. Tuvuge niba afite urusengero, akaza akakubwira ati ngewe mpa wenda wa munyu w'inyanja, akakubwira ati nshaka kugira ngo nkurure abakristo ku cyumweru bazazi, akaza akagura za ubani maka, akagura wa ubani, akaza akajya gucana mu kiliziya bwe kugira ngo ku cyumweru azagira abakristo. Nuko ngutwo fungura ako kari kumuhondo hariya hasi gacupa, ako gacupa kumuhondo. Utwo rero akaza akadugura, akatujyana kujya, akaza akatugura nyine, akagenda n'abamukiriziya kwa padiri baradukoresha utwo ngutwo. Yego, ya myotsi ubona. Yego, ubwo rero ntabyo bwo kuvuga ngo umuntu usenga Imana ifashe uwifashije, kandi Imana iravuga ngo nuba igicucu nzakureka. Ariko ubundi ari ikintu njya nibaza, ubundi wa mugani ibi bintu byose abantu bakoresha capati se ntago ari ibyanjye. Urumva kabona bibi
urumva guys ubivuze ngo utungutu tuba duhumura kaba kanahumura neza mu kiliziya ariko tutaza kwangisha abantu kwa padiri ntago bivuze ko nese kwa padiri baza kutugura hano none se bakugura he oya nukuvuga ngo ni ubani maka nyine oya ubani ni ubani kimwe nuko bashobora kujya muri bihugu byateye imbere za Dubai zahe yego muri bihugu byateye imbere za Dubai bakabigurayo bakaza bakabicana nyine ni ibintu bigurika ku isoko ni ibintu bihari nta mpamvu rero yo kuvuga ngo padiri ntago azabikoresha kandi abigura gutese nose uriya mwotsi mubona uri mu gitezo ngibira tuba tubifite bagashyiraho akanyururu kirimo ariya mu kabati fungura sunika icyo kiyo sunika gahoro rebamo ngicyo urumva bagashyiraho umugozi akaca ariko ngiye nigeze kugira si umuntu usaducana mu tugahumura nyine utwo bashyiramo aho ngaho ko nagacomeka padiri rero noneho padiri rero nawe urumva Clara padiri we ashyiramo ya amakara yo narayamaze hari amakara atari amakara yego yirukana amadayimoni yirukana ibintu byinshi aka kantu rero kitwa ngo abanduki rero ko nago yakubandukaho bandwa ni bandika noneho habanduki bivuze ngo aka kantu nese nuko kaba gafunze cyangwa mwagafasheho ko katuzuye kameze nk'ubuki aka kantu ataransobanura neza reka manze mubabwire niba uko nabyumvisha ariko bimeze kano umutipe cyangwa umugabo agashize kuri sexy mukaryamana nagushaka kumuvaho bivuze ngo hari abakobwa benshi bajya bibaza impamvu akajya kubaza ese kuki uriya musore utajya umuvaho ngo azi kubikora ngo azi iki kumbe aba yarakoresheje abanduki cyangwa se ukabona umugabo yirirwa ajujubye umugore we ntacyo atamukora ariko umugore yanze kuhava yigura babwire neza ni ukuvuga ngo habanduki bishatse kuvuga ngo ntago yakuvaho mbese ni yabanduka iyo habanduki rero ikoreshwa cyane n'abadamu ariko n'abagabo barayikoresha umudamu ikoresheje jye njya nkunda kubwira abadamu kuyikoresha ku muntu utari umugabo we kuko niba uyikoresheje ku mugabo utari uwawe umenye ko uwo mugabo uramuraruye ni ukuvuga ngo aturugo ariko iyo ari umugabo wawe nyirizina ugakoresha iwawe ku mugabo wawe ntashobora kuguca inyuma ntashobora kukwimarasiyo cyangwa kumwe umugabo avuga ngo nakoreye amafaranga runaka ngomba aya ngaya ngomba kuyahahisha mu rugo oya ntago yose ahita yazana ariko kameme hari yayaguha akugenera nkawe mugore akavuga ati mugore wanjye amafaranga akira amafaranga uzayakoreshe muri ubu buryo ariko ukayabona kuko hari n'abagabo batajya bayerekana mu mago yabo ariko iyo yakoresheje habanduki umugabo mbese nta banga agira amubwira icyo ari cyo cyose kandi akamubasha kwita ku rugo rwe uko bikwiye ikindi habanduki ikora umugabo wawe ntashobora kujya ku bandi bagore ntago aguca inyuma niyo agiyeyo aragenda akagaruka akaza kubwira ko kanaka yamuterese kandi ari we wari wagiyeyo ati burya kanaka si n'inshuti yawe ateze ukuntu ajya ntereta agatangira kwivamo kandi mbere hose atarabivugaga agatangira kuvuga nyine akakubwira abantu bamutereta agatangira kukubwira agatangira kubona ko urugo rwe nyine ari rwo rwa ngombwa agatangira
agatangira gutaha wenda kare, agatangira niba umupira ureberaga ahandi hantu agataha mu rugo akawureba mu rugo, wenda akaba yamagana inshuti ze zikamusanga mu rugo ariko atagiye mu kabari. ubwo ntabwo ari bya bintu umuntu yakora umugabo ntazajye no ku kazi akakubandikaho byatari ntajya kuvaho. Umugabo arakora bisanzwe akinjiza amafaranga, akataha kare akamenya urugo rwe akita ku bana be nyine. Kuko abagabo muri rusange batazi na devoir y'umwana w'ubisi. Umugabo yaba atanaganira n'umwana ariko akajya ataha kare, akabasha kureba ibyo mu rugo se umwana yagiye he, ariko umwana ntawe umudamu gusa. Cyangwa mu rugo rw'umugore ngo urugo rw'umugore ngo avuge ngo umugabo ngo umugore wanjye namuhaye ngo iposho ngo ihagije ngo ibindi arimenye. Iyo wakoresheje abanduke ni ukuvuga ngo mwese murafashanya, ni ukuvuga ngo umugabo ashobora kuza akita nawe ku rugo rwe nk'uko wowe mudamu urwitaho, akareba ikibura akavuga ati umunsi harabura iki, wenda ukavuga uti umunsi tw'umuceri ugiye gushira, akavuga okay icyumweru gitaha wenda tuzahaha tuzakora iki, mukabijyamo inama muri make. ubwo rero abanduki nawe mwayumvishe ngende kwa ibi bintu nta muntu ategetse. Ndabizi amakomanteri ashobora kuza ari meza amabi, I don't care, gusa icyo nzi cyo abantu bari buze kuvuga amabi nuko ari we bazi ko mumenya amabanga yabo, sibyo? Abagore n'abakobwa ntabwo bakunda abantu bamenya amabanga yabo, ariko urumva ni byiza ko abantu bamenya nuko birinda cyangwa se banabikoresha. Hano harimo amasomo abiri, hari ukumenya uko urinda ibyawe, hari no kumenya uko uzakenera ibyo ukeneye mu buzima, sibyo? Ko buri muntu ni uzi ibyo akeneye ni nawe uzi ibyo arinda. Iyo ukunda umuntu uramurinda. So rero ni byiza ko ugomba kumenya icyo ukeneye, kuko nyine ntabwo nzi ikintu ukeneye, sibyo? Ni nawe uzi umuntu mubana uko ameze. Tugiye kuri kano kantu se none uko kitwa sexy lotion wika 7 days. bivuze ni ukuvuga ngo wika 7 day bivuga ngo nyine ubenki urabona kumwe inkoko ibika, mbese wivuga ibigwi, ni nko kwivuga bigatuma wivuga ibigwi, kuko ni umuti w'abagabo. Yego, utuma umugabo yongera akanyabugabo. Kumwe umugabo usanga ngo yabipye umukobwa ngo yagiye gutera akabariro ngo amara iminota 2, iyo wagasigaho rimwe ukamara icyumweru cyose utera akabariro nta kibazo ugira. Yego, kaba kameze nk'amavuta. ubwo impamvu gahita gashira. Oya, ako ngako gashobora gukorera umugabo nk'amezi 4-5. Iyo gashize nyine iyo gashize arongera akiyongeza akongera akagura kandi, kuko karamufasha. Yego, kuko kamufasha nyine gutuma adatakaza intege. Iyo ushaka kugira ngo ukire burundu ukoresha ya pompe nakweretse, gakira burundu, yongera igitsina gabo mu burebure. Ibya pompe nabyo se abantu muruza kugira amasiko muzambwiye nzabereka mo kabyara bayinyeretse, ariko ndumva bino buse ntabwo biri ngombwa ko nyibereka. Ariko bivuze ngo hari iyo pompe irabyongera, niba ari bigufi bikaba birebire, yaba itanabyibushye irayongera mu burebure, yaba itanabyibushye ikayibyibushya mu bunini, ikanamuvura bya burundu kurangiza vuba. Ese ikintu ndi kwibaza, ntago ibyo bintu biramutse tuvuge ni urugero nk'ibi bintu bikavaho bikabura nk'abantu babikoraga bikabura, uwo mugabo yazongera kubikora? Akomeza kubikora ariko bikihuta. Ariko noneho icyiza cyako ntabwo bica umuntu intege burundu asengwa ngo buri munsi ngo jye agashaka. Niba usigaho rimwe ukamara icyumweru cyose ubikora neza udacika intege, urumva kandi ako kantu ushobora kukamarana amezi 4. Ubwo urumva ko ni nkaho ari nk'igihe cyose uzajya uburi tayari. Babalao
umva ko nabaziye abagabo namwe nabaziye do gahunda ku bantu rwose ibintu byanyu biri kugenda bigura intege gahunda nigi ni wowe uzi icyo ukeneye ni wowe uzi icyo ushaka njye nahabagere kugira ngo basobanurize menye ngo ese koko ibyo bintu bibaho hari ushaka gusaka kandi hari abagabo babigura baragura cyane kuko ni umuti ukora ni umuti bakunda ni umuti mbese nawe ubwawe utagusebye ntiwagukoze isoni ni nawo ngira ugurwa cyane mu yindi nanjye bango ngaya ariko ibiciro muzabimenya inbox ngiye kuri kano nakavuzeho ra shuntama ko rero babarubwire shuntama ko mbona se karimo ibyatsi mo imbere ntabwo kari kugaragara shuntama rero iriya shuntama ni umuti ukora ku bantu bashaka kugira ngo bakore ubukwe usanga nk'umuntu yaragoye nka promesse akagupromisinga akakwambika wenda nka fiançailles ariko akagenda akicecekera akamara wenda yakwambitse uyu mwaka impeta ukarindira umwaka wa 2025 ikaza nta kinavuga ukabona igiye kugeramo hagati nta kinavuze icyo gihe rero ukoresha shuntama kugira ngo gahunda yihute nawe ayishyire mu buryo nta bintu byo kuvuga ngo nakwambitse impeta ngo uri fiancé ngo uri aho ngaho kandi wenda ari nk'umutego aguteze arapanga rwose akavuga ati ndabona ngiye gupanga iby'ubukwe akatangira kukubwira igihe muzabukorera niba waragumiwe mwiriwe twandike umva gaza ko nubwo ndi kubiseka ntabwo bisekeje nuko ni amasomo nuko ahubwo ngemba numiwe hari nk'ibintu umuntu hari n'umuntu ubuze kurana kino kiganiro watazi ko ibyo bintu bibaho abona birirwa tuvuge bivuze ngo abana anabatendeka wowe ugahita ugakoresha niwe yarongora ni ukuvuga ubundi ugakoresha ku muntu ubona koko ko ari uwawe agufiteho gahunda ntabwo ujya kubikoresha ku muntu udafite gahunda yo gushaka uwo muntu wenda yakwembetse impeta ya fiançailles ariko arabidindisha cyangwa se wenda yarayikwambitse agiye i Burayi ugasanga agiye i Burayi aragezeyo ariturije aricecekeye wowe ugahora mu gihirahiro wibaza uragakoresha bien kandi akazi ako ngako ushobora kugakoresha muri kumwe musangira cyangwa se yadahari ugakoresha ugatwika mu gitezo kuriya wamwotsa ukamuhamagara bon ibintu byose barakubwira ngo ururimi ni rwo ruroga ubusanzwe ibintu byose barakubwira ngo imiti ya Kinyarwanda imishi no gutongera ni ukuvuga ngo niba ngacanye mwashira mu muriro wa muriro ugurumana ndaguhamagara wowe runaka uri runaka ko wansize bimeze gutya gahunda imezite nyuma y'icyumweru kimwe araguhamagara akaguha igisubizo indege itayitega ibintu bitoroshye we nyamara reka babwira ibintu ntabwo byoroshye ibintu hase tuvugishwe ibintu ntabwo biba bimeze n'ubundi nk'uburozi ntabwo ari iburozi biba ari imiti nk'uko ukoresha ikinyarwanda nk'uko ukoresha umuravumba ugakira nafashe umuravumba nafashe umuravumba nkawusya neza nkawanika nkavuga ujya ufata ku kayiko ushyiremo ubuki uvura inkorora uzabikora urumva wari kuvuga ngo ari umuravumba niba ari umuravumba imiti yose ni ukuvuga ngo ni iyo mu bimera kimwe nk'uko nafata umuravumba nkawanika nkawusya muri blender nkawushyira hariya nkajyamo abana nkashyiramo ubuki wenda ngo ubavure inkorora cyangwa nkawushyira mu mazi y'akazuyazi nkaba namuha umuntu kugira ngo wenda arwaye amangine cyangwa se arwaye amasinezite kugira ngo afunguke ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni uburozi aka ngaka turakumvishe ka shuntama
twagiye kuri kano ka massage Alnur gakora iki ako ngako ni ukuvuga ngo niba ufite umugabo utakumva, niba ushaka kugira ngo umugabo wawe ajya kwibuka aho ari hose ajya bari kugutekereza, ni amavuta umusiga ukamukorera nka massage. Uko umumasa rero we uko umumasa niko umubiri we ugenda muri we akakwiyumvamo, muri we akakwiyumvamo. Noneho kakatuma kandi n'intuza n'umubiri, tuvuge kwa kundi umugabo hari yava mu kazi ananiwe, akava mu kazi ananiwe akakubwira ati ngende umva ananiwe bidasanzwe, kandi wowe mu by'ukuri ukeneye umugabo wawe. Iyo umukoreye massage rero bituma wa mubiri we ukanguka, ugakanguka noneho uko ugenda umumasa, kuko uramumasa hose no hose. Noneho umubiri iyo ukangutse rero ahita agushaka, ugatuma rero umugabo agira yongera gusubiranya, mbese kagatuma nyine ntabwo kongera imbaraga z'abagabo, ahubwo gatuma umugabo niba yarananiwe kwa kundi azaga akaryama wenda ntagire ikintu agukorera, wowe ukavuga uti reka mutegurire ka massage. Ariko ako ka massage ukamutegurira wakoze nk'akaji wenda ka watermelon, noneho ukakamuha ukamukorera niyo massage, bituma umubiri we n'igitsina cye cyongera kumva ashaka, kuko wowe ni wowe ubishaka warananiwe, bigatuma noneho abona za ntege zo gutuma mukora izo gahunda. Murana ko ibintu ntari kubyisobanura, ntago nari kubishobora. Kandi kantu dusigaje hano, ibintu ni byinshi birimo hano mbiberetse mwakumirwa, keretse buri munsi nimuza kubikunda buri munsi nzayanza, kuko buri munsi navuga ku kantu, niyo navuga ku tuntu dutatu namara amezi nk'atanu ntarabirangiza. Nk'atanu cyakoze, keretse ngiye ntuvugira rimwe. Tuno kano kanditse ngo mukuki. Mukuki ni umuti w'abagabo. Mukuki bivuga ngo ni 10. Urabona ko rinashushanyijeho umugabo rero wanyweye, bana ni ihagarara nk'icumi. Ni ukuvuga ngo niyo adashobora gukora inshuro ebyiri, ya kabiri arayikora inshuro ya kabiri. Hari abagabo bajya bakora inshuro imwe akumva birarahagije akarangiza, biterwa nuko nyine umubiri we nyine aba yumva agomba gukora kamwe. Ariko noneho uyu nguyu iyo yanyweye abasha abasha gukora inshuro irenze imwe, ikiyiko kimwe cyangwa bibiri. Oya, ntago ari uko agiye kubikora. Tuvuga ashobora kuvuga uti reka ngunywe nivure, kuko uwo nguwo uravura kurangiza burundu. Rero akawunywa, noneho igihe unyweye akenshi abagabo iyo bamaze kuwunywa barabishaka. Ni ukuvuga ngo niba nyweye ikiyiko bye bibiri mu gitondo, ari bumwe na bibiri nimugoroba, ibyo bibiri ari bumwe nimugoroba, uba uri tayari umenye ko muri buhure. Ntacyo bimutwara. Ni nk'uko wanywa indi antibiyotike iyo ari yo yose wivura. Yego. Ariko hari uwo mbonye ntabwo ndibuze ndenda gusoza, ariko hari uwo mbonye ishusho ririho mbona ni irya danje, ndavuga uwabazaho iri ngiri ko kiriho umugabo umeze utya, mbwiraho. Uwo witwa Shababu Power nyine, heshima ya ndoa. Ni ukuvuga ngo umugabo waunyweye nyine umugore naramwemera mu rugo.
nukuvuga ngo nta muntu ugufata w'ijambo nukuvuga mbese umuha ibyishimo paka bikamurenga ntabwo ujya kumera nka wa wundi kahabanduki byose babifite oya biba bifite aho bitandukanye nk'iri habanduki niyo gusiga ariko wowe ni uwo kunywa wingu no biba ari uwo kunywa cyangwa hari igihe umuntu ahitamo akavuga ati ndanywa cyangwa n'isi yego dore bene iyi miti rero niyo abantu bajya babeshya bagahita bakuraho nk'uretse gato impamvu babwiye bino bintu hari igihe abantu bajya babeshya akaza akagura nk'ikintu nk'iki ngiki agahita abeshya umuntu ngo kigabanya inda kandi mu by'ukuri kubera ko handitseho hariho uyu muntu ufite abdomino agahita avuga ngo kigabanya inda nawe ugahita ugenda ukabikora ngo cyangwa ngo cyongera imbaraga nshuti zanjye nimukajya mupfa kugura ibintu n'umuntu tuwapfuye gupostinga tu ibintu biri aho ngaho ushaka gupostinga keretse ashaka no gushira muri iki kintu ariko atari nawe so please mujye mugura ahantu hizewe ikindi uwo muntu ubizi neza ko ushaka kumenya aho umushakira sibyo nicyo kiza ngewe nabagiraho inama akase kameze nk'agapudre nako ko ndigora mbona ibintu bya buri kanya iyo ni pudre ivura ibihe kwirabura hagati y'amaguru no mu kwaha kano gapudre kavura ibiheri no kwirabura hagati y'amaguru no mu kwaha ariko no kubana n'abagabo n'abagore pudre se ihurira he no guhindura uruhu ahantu hasa umukara nukuvuga ngo iyi pudre ibikoze mu muti nk'ubu iyi pudre yitwa Canderme murabizi ko hariho n'umuti witwa Candiderme nukuvuga ngo ko ibivura indwara zigiye ziza nko ku ruhu nk'ibimemese amabacteria atandukanye urumva ugasanga noneho nk'ahantu urabona ku gishushanyo ugasanga nk'umuntu yaratemutse hagati y'amaguru cyangwa mu ntananya bigatuma rero hagenda hakongera hakasubirana noneho cyangwa se harirabuye uko usizeho pudre hagenda cya gihu cy'umukara kigenda kiva kuko irimo umuti ntabwo ari pudre iyo ariyo yose ibikora iyo rero ibikoranye n'umuti okay guys nkomeje kureba nareba ibintu byinshi reka ngire kano konyine nsorezeho aka ngaka gakora iki kanditseho Ready Mahaba Oil. Iyi Ready Mahaba Oil rero ifasha umudamu babadamu bagira mu gitsina hari impumuro mbi kandi ikindi kintu ifasha ituma umugabo aryoherwa ikindi kintu Ready Mahaba ifasha ituma kwa kundi uba washwanye n'umugabo wawe n'urugero mwashwanye avuye mu rugo mwashwanye ariko nimugoroba baratashya arakubwira ati ngahoma wowe utangiye kwinyuza hirya no hino ukoshaka ubishaka ariko wasubiza ubwenge kugiye ukavuga uti mwimye abandi bakamuha iyo ufite iyo Ready Mahaba rero ugashiramo ukagenda ukamuha bya bintu byose mwashwaniye agusaba imbabazi rwango yaragufitiye rurarangira nukuvuga ngo agukunda by'ukuri nziza aricyo natinye kuvugaho ngiye cyane isoni abwara kandi nzinjya mbona kameze nk'agaparufe abantu benshi bajya bakunda kugapostinga ngo bashiramo imbere abakobwa ngo gatuma ngo bana ngo bagira amazi biki ibintu byinshi uragafite kameze nka turiya duparufe twaba niba ari miske simbizi miske zigirimo amoko ageze nko muri 6 ariko mu moko 6 ahari ngiye mfitemo amoko 3 mfitemo miski y'amazi yongera ubushyuhe mu gitsina nkagiramo miske y'umutuku ariyo ivura igikara ikuramo impumuro mbi none nkagira na miske y'amata imeze nk'amata miske y'amata rero tuyiha abantu nk'ababageni cyangwa se tuyiha nk'abantu babageni cyangwa se wa muntu ushaka kwiyegeranya
ushaka gukora imibonano iri romantike, kuko kaba gafite ukuntu gahumura neza kandi noneho kakakujyana ibicu ku muntu w'umugabo bagashiriyemo. Umukobwa cyangwa umudamu wagashyizemo, ni ukuvuga ngo imibonano ye ibitandukanye n'iy'abandi bantu. Umugabo ahora yifuza iryo joro nyine ryo gukoramo iyo mibonano bitewe n'ako kamisike k'amata yashyizemo. Ego nagize isoni keretse niba ndi bivuge wifashe. Mumurikire n'umugaragaze mu maso ariko uyerekane. We oya ntago nayifata, yerekane gutya ushakora ureka ibyo bintu ngiye nyifate. We n'umugaragazi ntacyo nyene isoni ariko nta kiteye isoni kirimo, ariko nazo barazifite. Urabona agiye kutwereka ukuntu bayikoresha. Dore ukuntu bayikoresha. Wayibonye? Ay nka data. Bivuze ngo ahangaha nabwo oya umura ntago urimo mu maso nta kibazo, ntago urimo. Ahangaha ikintu ari kutwereka bivuze ngo iyi mpamvu ibi bintu babigurisha ngiye yansobanura namajije se kwera iki ibintu babyemewe kuki mubigurisha. Arambwira ngo hari abagabo baba barwaye amadiabete cyangwa se baragize ibibazo by'ubumuga buhoraho, rero abagore babo bakaza kubyifashishaho kugira ngo barebe atabagabo babo cyangwa bajye gusambana, bakabikoresha muri ubwo buryo. Ahubwo wenda ikintu agiye kutusobanura aratusobanura ese basigaho amavuta, ese n'ubundi asanga n'ubundi umugore ameze neza, ese umugore aritegura ubwe, nibyo nshaka kumenya. Ariko hari ikindi nabonye cyaje tubereke cyane abonye giteye ubwo buze kiri hari umuntu iki ngiki hari umuntu oya twereke kwa kundi titira ubwo iri gutitira. Ay nka data waka yigeje. Bivuze ngo iyo yometse ahantu ihita ihagarara. Bivuze ngo ntishobora kuhava. Ngakuraho mayi iki ngiki tuvugishije ukuri ndabona cyo kinafunze. Ubu ntago mwabizanye nibagire mu bantu babigura, ibyo barabigura. Barayigura kubera ko hariho abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye baba barakoreye ibintu byitwa kubakegeta, ugasanga wenda nta clitoris agira, noneho akaba ari nk'umwobo. Babona rero nta santima bajya bagira, bari bakoresha nyine bino. Shanga hano no mbuzi icyo ubwo nacyo gikora nk'icyo. Urumva abantu bitandukaniye, kiriya ntago kibusha umuntu niwe ukikoreshereza, ariko iyo ngiyo ibyo ngibyo birakora. Ni ukuvuga ngo iyi ntago ibibuja, iyi nini ntago ibuja, ariko itandukanye n'iyi kuko iyi ngiyo irashyuha kuri degre Celsius 42. Noneho iyi ngiyi yo ni ikintu kiraho nyine kiraho, ntago ibuje, ariko iyi ngiyi irabuja ahantu yometse ntago ishobora kuhava, kandi muri make ho riri tayari nayo. Gusa kuri iyi gahunda mw'abantu nukenera kuyigura nayo rwose nirahari, ariko ngera nitsko nta muntu mu Rwanda uyigura. Hari ibintu njye mbona nkabona ni nk'ibintu nyine abantu bumva tu barazigura kuko hari nk'umuntu uza akakubwira ati nshaka komande yayo, akakwereka nk'iyashaka. Nk'izi ngizi zari zaje rero yari komande y'umuntu, yari komande y'abantu, baravuga ngo tuzibazaniye, tubonye bayikunze tubazanira nyine n'izindi. Ni ukuvuga ngo ikoreshwa n'abantu, abadamu cyangwa abakobwa bifuza kudakora ubusambanyi bwa cyane, cyangwa se kuvuga ngo oya ntabwo ikomeretsa kuko nawe wayikozeho imeze ifite umubiri nk'uw'umuntu, ifite umubiri nk'uw'umuntu, nta hantu yagukomeretsa. Ahubwo abantu baba bafite abagabo bafite ubumuga bwa burundu, cyangwa se ugasanga hari nk'umukobwa avuga ati ngewe ntabwo nshaka umugabo, akaza wenda akaba yayigura.
ariko nta mu lesbienne uraza kuyigura akaza afite ikibazo nyine runaka akubwira ati njye mfite ikibazo runaka, ataho kugira ngo nzajye gukura indwara hanze cyangwa se bazambone n'umuntu, afazari nabyimenyera kuko ni gahunda yanjye n'umugabo wanjye tuba twumvikanyeho, hanyuma bikaba ari ibanga ryacu kugira ngo dutane cyangwa se ngo urugo rwacu be rwazamo ibibazo. Arayifata akaba ari we wayinkoreshereza, ayikoreshereza umugore we kuko wafite ubumuga bwa burundu. Ni muri urwo rwego rero. So guys, mwabibonye rero ndikumva ikintu ngomba gusorezaho King ntago cyo nagenda ntakivuzeho, ari amashanga. Ari amashanga abantu benshi bajya bayitiranya. Toshaka kumenya ano mashanga koko abamo umuti cyangwa n'umurimbo. Yazane yose. Biterure byose. Aya mashanga hari abantu bajya bavuga ngo atuma ngo umukobwa abona ko inda yagabanutse, urumva hana nkaka ndabona ari na keza sha, ngo atuma ibuse akakajya imbere kunda nka data ina keza kanditseho gute, kanditseho welcome twose twanditseho biterwa buri kose gafite uko kagiye kanditseho. Ngambwira bitandukaniye hehe? Ishanga rero abantu benshi baba bavuga ngo zibamo imiti, ariko murabizi abanyarwanda ba kera namwe igihugu cyacu kitaratera imbere, uzi ko abana babambikaga imbindo, ugasanga nk'umwana wamambitse urubindo yambaye n'ikintu cy'igikamba cy'umugozi mu kibu hejuru y'ikibuno gifata cya kibindo bamubinzi. Noneho ni ukuvuga impamvu bavuga ngo ubamo umuti, ni ukuvuga ngo ishanga igabanya umugongo, utandukanya umugongo n'ikibuno, bituma noneho ugira imiterere yawe apana kwa kundi nk'abashinwa bateye. Nibo nkunda gutanga urugero, abashinwa bafite umugongo ku buryo utamenya niba ari kugenda imbere cyangwa ari gusubira inyuma. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ishanga ikora itandukanya umugongo n'ikibuno. Rero nta wundi muti burimo. Reba nk'aha nambariye ibikomo, urabona harananutse, iyo nkomeje kucyambara harananuka, ugasanga hano niho hananutse ahandi harabyibushye. Ni ukuvuga ngo hatandukanya aha rero, hatandukanya ikiganza n'ukuboko. Uracyambara noneho aho kugira ngo inda igize imbere ikaza ntirenge bwa bushanga. Akora umunambwe ngo iyo ukambitse umwana afite imyaka niba ari ingayi bakuratera neza. Nibyo nagusobanuriye, ndakubwira nti kera bajyaga bambika umwana urubindo bakamushyiraho umugozi, ugasanga abana bo mu biturage yambaye umugozi noneho uriya mugozi wafataga ikibindo bamubinze, ariko mu by'ukuri bakimwambikaga kugira ngo umugongo n'ikibuno bitandukane. Umenye ngo umugongo raha kuko amaso ku maso kibuno kigira amaso, ari ukuntu bakuvuga ngo kibuno kigira amaso, cyangwa umwana kumwe ababyutse bakamukora mu tuntu tw'utwobo turi hejuru y'ikibuno kugira ngo bare kumunanura. Hariya rero niho wabambikaga umwana ruriya kamba kugira ngo itandukanye umugongo n'ikibuno. N'ishanga rero nuko nguko. Noneho ikindi shanga ni umurimbo. Nk'uyu nguyu banditseho ngo I need you. Reba karambure bakabona. I need you. Handitseho ngo I need you. I need you. Iyo ukambaye kakaza hejuru y'igitsina cyawe, umugabo akaza ari kugukarisa akora byose, akabona haniho I need you, yumva ko kumwifuza. Yumva ko bimwongerera ubushake ko wamwiteguye. Akumva ko yanyiteguye kabisa, abantu uyu muntu kabisa yego. Cyangwa nkuko wambaye nkaka kanditseho welcome, uramubwira ati kaze neza nyine, akabazi ko nyine ahaje nta nkomyi, nawe akabikora nta nzitizi, nta kintu imutangira, akaguhiraho kabisa nawe kuko yabonye welcome umuntu yangaribishije. Nibwo rero ni ukuvuga ngo
ni mpaka ejo tu. ziriya buji se tuzazivuga butaha cyangwa nazo tuzivugeho tuzagaruke tuvuga kuri iriya ntuza wayasana kuri utwo tubuji nka dutatu natwo tutuvugeho birangire. Ndi gukomeza guys, byatana ndi kuba bafitiye ibintu byinshi ego bana we. Izo buji nini turiya duto sinya ntubona mu ma supermarché ra ariko biba bitandukanye. Izi zawe zitandukanye guys, izi ngizi ushobora kujya muri TDM ukazibona, ariko bivuze ngo izi ngizi zo zirimo umwihariko. Ugiye kumbwira umwihariko rero urimo? Harimo n'izindi z'ubururu, rouge bordeaux, jaune, jaune iyo ngiyo ni orange. Genda uzane n'izindi dusobanura, ariko cana n'amatara. Cana amatara abantu batagira ngo ntago turi gucuruza. Amatara ari hehe ari? Cana hejuru ki? Zana n'icyatsi niriya nicyo kijimye ukuntu nta iso sha umva ko nanye mba mpababereye cyangwa izi ni buji zisanzwe ninjya mbona zisanzwe ra bazisize amarangi do. Hari ibintu ariko hari umuntu wambwiye ngo ubundi ngo Tanzania ngo hari ibintu abatanzania bajya bakora ngebana ngo bakabanza bakazibyinira hejuru ngo kugira ngo baze kuryohereza abagabo. Sinzi n'umama uba hehera baba muri South Africa do. Mwazibonye agiye kubasobanura no turadusoza pe nago ndi bwongere kuko ibintu biri hano ni byinshi cyane guys, ni byinshi dufise byinshi cyane tubivugaho gusa nta mwanya dufise. Izi buji rero mwazibonye ko zitandukanye amabara. Izi buji zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga nka buji izi z'umutuku. Izo buji z'umutuku zikoreshwa ku bantu bashaka urukundo se, bashaka kwireconcilia, kwiyunga, yego nicyo izo buji zikora. Cyangwa se ku bantu bafite wenda nk'abakinnyi bashaka gukora amafe yabo barazikoresha, yego. Noneho uwo ni umutuku, uyu ni umukara, ukoreshwa ku bantu barozwe, yego. Abantu barozwe wenda barakuroze se, ufite ibishitani se, ufite ibintu by'ibidayimoni bikuriho, iho ukoresha buji y'umutuku, y'umukara sorry. Iyo y'icyatsi rero, iyo y'icyatsi ikoreshwa mu bintu bijyanye n'akazi. Niba warabuze akazi se, ushobora kuba ujya gukora ama interview hano bikanga, icyo gihe rero iyo ufite ibibazo nk'ibyo uraza tukayiguha tukakubwira nuko ikoreshwa. Izi z'umuhondo rero zikora ku abantu bafitiye nk'ishyari, abantu b'abanyeshyari se, ufite nk'umuntu akakugirira nk'ishyari, ufite nka mukeba wawe se ushaka kugira ngo wenda ye gukomeza kugutesa, ubikoresha nyine. Iyo wayiguze uraza tukakwereka no kuyikoresha bitewe n'ikibazo ufite, bitewe n'umuti twaguhaye. Ntago bifite uburyo bukoresha iki. Oya, uko zitandukanye amabara niko zitandukanye nuko zikoreshwa. Ngewe rwose n'ababeshye ari n'ibintu nabonye by'ibibabi mba ndi kubona ibintu byinshi ariko ntago nabivamo. Ikintu naringamije rero umuntu ushaka kureka ikiganiro akavuga se ibyo biradufasha iki. Ngewe buriya sinjya nkunda kuzana ibintu bidafite ikintu bibafasha. Ntago njye nshaka kuza ngo nkore ikiganiro iracyarimo ko moniko urumva
kuganira ni byiza bibaho, gutera story ni byiza, ariko ni byiza ko tuzatugira n'ibintu tuganira. Kuba nazana umuntu tugaseka cyangwa se wenda tugakina game ko nabyo ni byiza kandi biruhura mu mutwe, ariko ni byiza ko abadamu bamenya amabanga menshi. Ayo mabanga ni byiza ko umudamu buri wese yamenya, ube umurokore, ube umusilamu, ube umuyehova, ube umupantekote, ube umwangirikani, wari wese. Ntago ngiye kubabwira ngo muve madini yanyu, no, munasenge. Ni byiza ko urugo rudasenga rugira ibibazo. Ushobora guhitamo gusenga byonyine kandi Imana ikagusubiza, ariko menya ko hari n'abandi bantu badasenga kandi bifashisha ibintu kandi hari n'abadasenga, arabasenga bakabyifashisha. Nkuko ushaka kuba urwaye umutwe kujya kwa muganga, ko ntago bakubwira ngo usenga gusa urakira umutwe, urasenga ariko univure, sibyo? Unanywe n'umuti. Tandukanye n'aba bantu bakubwira ngo niba ngusengeye ntuzongera kunywa umuti. No, senga ni byiza ariko univure. Tujye tubona abana iyo barwaye inzoka ugasanga umwana umukoresheje umuravumba, nako umubirizi, umwanzuranya, umugombe ukora mahumane. So rero nibi ngibi bari imiti akenshi baba baragiye bakora muri ubwo buryo, nuko ahubwo abantu benshi batarasobanukirwa, bamwe babifata ahangaha mwayibonye na hantu ndi ku muhanda hano, nagara ahantu mu bapfumu cyangwa iki, ndaza kuza umuntu ubuze kugira ikibazo cyose tosho nimero, uraza kuza kuvuga, ujye uvuga ikibazo ufite, wisobanure byose, nta kibazo. Ntago hano ari mu bapfumu, ntago baroga, ahubwo ikihari nuko ugomba kumenya ibyo urinda, ukamenya n'uburyo wivura. So kuri ibi ngibi bya biriya bikoresho byo hari impamvu baba barabiguze, kubera iki batabuza se kubicuruza, no kubera ko hari impamvu yabyo kandi bwite. Nta kintu na kimwe gikoreshwa kigurishwa kidafite akamaro. So rero ngewe numvaga ku giti cyanjye nagarukira ahangaha. Mwakoze kubana nanjye, muri abantu beza, muri abantu w'ingenzi ku buzima bwanjye. Ushaka kuba uri hanze, uri Burayi, uri muri Amerika, uri hehe na he, please, niba ushaka ko rwose bikugeraho kandi mu ibanga ryawe, nubwo abantu undi muntu ashaka ko ngiye nkumenya, it's okay. Ngewe ndatugupfunyikira neza, nkuko n'ubundi abantu njya mboherereza amavuta cyangwa iki, ndakoherereza rwose bikakugeraho amahoro. Nkuko hari abandi bantu najyaga noherereza twa duti dutuma abantu baca za gahunda kugira ngo bakubure neza. So rero birashoboka ko banyandikira rwose nkakumva neza, waba uri umugabo waba uri umugore, it's okay. Kandi ibi bintu umeze nka muganga biba bigomba kugira ibanga. Ibi ngibi bitandukanye n'ibi ngibi bya story, ngibi nibi cyane ko utari n'umuntu ntago bagomba kuvuga. Yewe nubwo wawe n'umuntu wo muri social media, ubwo kugira ngo wenda batakuvugaho uzatuma undi muntu cyangwa se ubwira umotari, wese ushobora kubwira umotari ko ati gerera hana bakumira kangereho, n'umotari ntamenye ibyo bintu uguze. Ariko ubundi kuko cyane ko ntago ari nk'ako umuntu amenya ibintu byawe byose, keretse umuntu wizeye, sibyo? So rero kuba mbibabwiye suko ntari kubyihorera, suko ntari kubyara ngakora ibindi bintu, ariko ni byiza ko nzajya amenya ikintu runaka nkakibabwiraho. Ubutaha nzabereka ku bijyanye n'amavuta, ariko nibutse ko hari amavuta ntigeze mbabwira y'amaribori, ku bantu bajya bambaza ku mavuta y'amaribori ngaya, kandi aya ngaya none nagahenze. Ayibushize yajyaga agorana, ariko aya ngaya nizere ko azajya abyihuse, sibyo? Aya ngaya nagahenze, ni make, n'ubusa, numiwe, kuko ayandi mavuta ngewe ebana yabaga ahenze pe, yabaga ahenze. Ariko abantu mwajyaga mumbaza amavuta y'amaribori, nizere ko akora. Ayandi ebana yarakoraga, ariko nyine ebana aryana, afite ukuntu yaryanagamo akanahindura ahantu umukara, bigasaba ko hashishuka ibintu, yari process ndende. So rero amavuta y'amaribori mwabonye ko nayo hari ibintu byinshi nzanye nababwira. Kandi ikintu uzajya ukenera ujye umbwira, ngiye mpari ku bwanyu, nimero ndaza kwishiraho, mumbaze musobanuze byose, sibyo? Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kubagura. Kwa Clara TV show nakagaruka, tuzasubire ejo turi kumwe. Ciao ciao.